Ndi papa SAVA. Baby. Feel free. Zane n'akantu koko. Turya dusoma. Cyane rwose. Ubundi je nawe ngo ntukangiriranye na ziranye imporosatsi urumva. Ukafata ukanyanya na kamusa urumva. Umuntu umugabo ufite ubwanwa bungana kuri akavuga kajwe nk'akinyoni. Urumva? Cyangwa se reba shako baby. Hari ubu ucishije amazi. Ungeranya na Simon uti muhungwanyira gitaro kirara mu mirambizo yo kwa nyina. Ukase bya ngo manundi ngo no umuseriveri ngo agira utugambo urumva gutungeranya nakaraga nko kamarinete ko kwapiga nzenze urumva cyenda sobanutse na urumva narisobanuki nganyoroshye aho sibise wereko watangira ukaba wenjoyinga sibyo ubundi nanyira kuye ngo ngenza umukire urumva bikurenge ngire ku rwego rwo hejuru reba nawe reba byose ngezeho reba aha hose nago sinagutembereje shashiri no kurura kize pe usko kizu kiri muto riba shano ko bumva nume hanyuma ku mutima wajya ngo neza uri marayika mwijuru cyane hanyuma bebe numbeshye ariko numva hanyuma hagati y'ibiti byombi wamba bero kareka konyebutse narashimye cyakoze umva nakubeshye mvugishije ukuri nanjye singiye kuramubeshye urumva hagati y'imisozi yombi umva niterebye niyo mpamvu natwe tuhatinda tugomba gutinda nyine kugira ngo tuganire kandi amabanga tuhagiranye nyine ntazabasigara kica bega ifi iryoshye kukubi we sheri ifi iryoshye kundusha oya nibyo yarushatse iryoshye ku anase baby urumva nakugiranya na terapiya we uri barene mu nyanja mbese urakara bose ibyo kakandi kiroza kakandi nyine uri wese agera akihumuriza ariko nyemerera mwiharije sibyo nje nkihumuriza ngenye cyane rwose urabyemeye se ntabwo twadongo twavugaga tuzongera kujya twihumurizaho umfashe birekera ntabwo bizasubira akifira ryoshye cyane nta kuri n'ifite aryohare ako se sheri karama ubu iyi nzu yose ni yawe ariko se wewe nyine ubuza nyine uyigumamo wenyine managing byose nakabari narakubwiye ngo ikizere si ikintu ntabwo ari ikintu reba noneho kugira ngo boss avuga ati umva wabaye umukozi mwiza w'intangarugero fata enzo fata na business ubaragiye ntibazagaruka buri indege sha mu mvura nyinshi ariko ntugire ikibazo ubu nyine uzajya ugumamo wenyine we gusa hano usanga nakora twajya ureka ibyo niba mu mbyeyi nyine se wagiye hehe wa mugani me and you cyangwa ni you and me ni ukuvuga ngo ahangaha ni amanodi nta madudu cyane rwose aha ni iwacu ni hehe iwacu ni ahabande madudu mano nacu akumva uko n'amazina yacu ndenda kumenya kimwe ariko n'ubundi ni mpamvu cyo gukunda nabirebye buriya amazina yacu ni kimwe cyane ni nk'uko ubundi ibintu bigendanye n'ubukire twebwe twarabirazwe buriya n'umurage w'abasogokuruza ubundi n'igihe umuntu arusigayemo ukene abandi bose ni amataje ariko nangireho ako nangireho ntabwo ari kabi cyane rwose kano kabari gasigaye kaba karimo abantu benshi baho kabari rero ibikoresho byose ngiye narajugunya navanyemo ubu ngubu ikintu kigiye kuzamo ni ibikoresho by'ikoranabuhanga za microonde shyashya amafirigo mashyashya ngiye kujya nzana n'umutaka ku buryo uzajya ukanda aho izuba rikaziba wakanda aho imvura kiba kinini ku buryo nta mvura ikugeraho kandi ku buryo uhita uzana sound proof imvura iri kugwa shashira ubundi ufite ibiti aha hantu niwe hari hakwiriye ni ngera hakwiriye baracupizaga cyane ngo yagiye ahantu ngo nimba ari zahera nako umva ntago azagaruka noneho yarambwiye ati manudi muntu wanjye ikintu ngiye gukora ni kimwe firati fata inzu nanjye ndavuga ni ndayeme umusheri ni madudu sibyo uri kubyumva ute cyane hanyuma se nani nzajya nkukunda kurusha abandi bose ba Simoni nta nubwo bazongera no kugaruka ubwo nta nubwo akwiye kuba ukibatekereza kandi uri kumwe nande sheri wanjye wenyine mano
ndiki ubaruta boss ndiki sheri usikomeze nk'umwami umuyobozi director w'ibintu byose chief umukire akantu kaburamo sheri n'ukuri ni ukuri abantu bose bande nyine bamanu kwisi yose ako kantu ka niki baba we sheri ndibagiye ifi y'abapangayi banjye ahubwo natinze wajye kureba se baby firatiho njya kureba nta kibazo ndaba mpapfundure sibyo yego cyane rwose ndaje dukomeze sibyo turabizi no gusubiraho hehe pate after pate we sheri humura reka nzasoza icyo ngicyo baby why are you out se ko watinze so ndatinze sinje nirukanga nese urabona ntasotse hanze ntari hano none se kuki utagumye mu buriri ngo nyine ugumye uryame nyine nze tukomeze tugahunda ntabwo kuryama ari byo byanzanye nawe urabizi nese gutyo utwaye ifi ku muntu ki ese ne kwitwara ku mutwe uburyo ushaka kuvana ifi muri santere irangaye bene ako kanya gusa ibisazi byagumye baby byihutirwaga kandi urumva narisize indi fi ziritse mu cyumba urumva ntabwo none kuzana ifi ngo nagize ko bayipfundikira si byose uburyo ushaka kuzana ifi imeze kuno nako barene nanyisize mu nyanja si byose reka nyijyane si byose okay ntari aho kwitubanguka ni ukuri narambiwe ako kanya sawa Chérie de moi. Mokende. Chérie de moi, rukundo. none urabanga Mayiro biscuit hati. Yamazina yose nayawe. Mwite nakandi se. Akarabo mutima. hanyuma se barene Oya, barene mu nyanja biragatuba byarangiye. Tugiye gukina umukino. Nubishaka kugira ngo irungu rishire. Nakubwiye ko nzakumara irungu in na out. uwuhe Tugiye gukina Miss and Kiss. Miss and Kiss. Uretse nzemwereke. Kuvuga ngo Miss and Kiss ni umukino w'abantu w'abasheri. Abantu bakundanye. Ubu ngiye gushyira ibuye hano. Nese ugiye guterana amabuye kandi? Bebe akaka ntabwo zakari koko. Ako sheri biye. Biye nyine. Biye nyine. Janzana sha akaba kita jeu d'amour akakino tugiye gukina. Urajya ukubita ibuye. Bitanu byandike. Ngiye bitanu. Wowe? Ndajya ndikubita. Okay, aho ndimo. Ubimwe bimpereza kaje. Tawande shaka kaje se. Hona yagwayo se. Faranga ngiye mfite waza yamara. Okay. Urajya urasira nanjye ndagenda ndasira. Ariko buretse bebe. Kisi ziravuna. Aki. Sheri ko cyane njye uhaye akabuye gatowe. Nuko ari wo mutoya. Igira hirya mwere. Aha. Uretse bebe. Kagire gutya. Ibintu by'amabizu biragora. Biyahise. Aho sheri ubundi kuki atari njye wabanje. Nuko ari njye nyiri umukino. Ni ukuvuga ngo bura nyiri nyanje rega ni uyogamo mbere. Zana sha. Zana. Dore kandi. Se twavuganye nguki. Sheri ntabwo. Twavuganye ko ari ugukubita ibuye hazo kasoma. Soma rero. Byaha biraba ariko nanjye maze kurya nkareba niba bitanu byanjye uri bubime. Nese ukumva napfa kukwizana nane cyane. Aho ibyo twahiriho mbere. Nta kizere rero kubo. Aya nyirekira hari. Ariko nese niba gihari nta bindi. Reka duhere kuri gato tuzamura. Okay, none uyu musaye bwuzanye mbere no kuvuga ngo nubundi uwo musaya ntago ari vierge. Si ibintu uvuze ngo uzana ugahita ugira gutya ubwo no kuvuga ngo uwo musaya nubundi ntago ari vierge ndashaka umusaya w'isugi. Ubwo se gushatse kuvuga iki? Ubwo nyine no kuvuga ngo kubera ko ari uzanye mbere na mbere no kuvuga ngo nabandi bose ni wubaha.
asishe ntitwavuze ko ibyo baratubireka nyine tugatangira mu none se ubwo nimba dutangira bushyashya ugire ngo ngiye aho bagize intuza ngiye niho shaka sada hashyashya sha ntereza kagiye he gashaka nyine none ko ngiye nariye urambaza ngo kagiye kugira ngo ukiburishe kugira ngo kurya sha yes kuba nzakinya n'urusimbi wewe zana uyu andika none se bebe tugiye gukina paka amafaranga ndayaguha bayihumbi 100 nese ngi wanditse none se bezo barayandika ahubwo nyuma y'izo bizu turaza kongera nabone ndakwizera nta kibazo sibyo nakubwiraga ko ibintu bikomeye umukino ugeze ahakomeye sha umva squata uri kurinyereza kuko birebire ntabwo babyita gukangira gira gutya darakiri agara nka jokeri nyine uri cyo ntabwo iyi nanjye ndi buyemere reba ahantu uterebana akaboko kawe oya akaboko se oya ntabwo nabyemera akaboko sheri ntabwo nabyemera kasubiremo hagarara nka jokeri tandaraza akaguru n'akandi kaguru gatandaraza subiramo ntabwo nabyemera ukunyiba subiza inyuma akaboko kuri iryo buye sawa twagiye poza na bizu niko manu induru ndimo kumva ni icya mwiriwe neza mabuja boss welcome boss induru numva ngaha ni iki c'est Roger ibisa n'ibikiri gukina manu umuntu agusigira urugo ugatangira ukaza wowe urinde mubwira se uramu wamubwiye witwa nde mukobwa ndishiri wa manu uri iki ndishiri wa manu uri hano kuva ryari hashize igihe uri hano se wowe ubaho ariko niko sha induru ndimo numva aho ngaho ni iki sha uri kuvuga hano ninde se sha ni mwebwe none ahubwo se mwebwe muri bande mada ntabona tugenderewe n'abashitsi ariko bahayobye cyangwa tujye kureba manu bariya bantu bariya ni bande manu kiriya n'abakiriya biki n'abakiriya biki bashaka kugura inzu oya ifi Miriwe neza bafashikise ko twumvise ko rwabaye urwinshi muri bande se mwe ahubwo se mwebwe muri bande tubanyira urugo muri bande banyira urugo banyira uruhe rugo se mudusanze mu gisambu nanga tuvuga hakubanza twari manu abo bantu ni bande urumva nyine uyu mukino nyine aha ni iwacu aha ni iwacu utiki ni iwacu wowe nande wowe nande ni iwacu wowe nande abo ndakubaza abo ni bande bavuga ngo hano ni iwabo abo ni bande mwe muri bande ahubwo mwebwe muri bande ngende nyirahanga n'ibikapu mwe muri bande natwe turanyira nese mwoye guturutse nakumira nituje muri ba nyirase kuva ryari mu mazi gihe kingana iki muba banu watuvugiye cyangwa no yego iki nawe cyangwa mite mbirukana baba n'abakiriya bose n'abakiriya biki baje kugura iyi nzu oya nabaje gukora iki bakora iki hano bakoze iki abakiriya oya abakiriya bakora iki mwarayishyuye amezi abiri iyo iki turabapangaye twarasinye dufite impapuro twishyuye amezi aya mwishyura nde twari tumaze kumwe nyiri inzu dore n'uyu nguyu namwe se mwashakaga kariwe twajyanye amasezerano manu nigeze nkubwira yuko inzu nyikodesha
nigeze nkubwira ko nyikodesha ngenda nakubwiye ngo iki sheri twakodesheje n'umuntu tuzi ntabwo byumva ntabwo mbi ikinyarwanda kubaza kutavuga karame nigeze nkubwira ko kiri mu bicyundi wanjije ko kimeze ubundi icyo kintu kirakora icyangabo sikimo kimwe urabaza ndetse twishyuye se twajemo kubuntu wabwinjije yawe sikareka kozi nkubise ziba mbesire ndakubaza wa barakora iki hano muri iyi ko se boss urinda unzibye ubundi wowe kakakanya akakanya kagira gato none se ko bundi mwe mwavuze ngo mugiye muri Kenya kwiteza inanga ngo muzamera amezi 3 mu mazanga Manu niba nta kibazo ufite cyo mu mutwe ibintu byo kwiteza intango bizanye none se ubwo bundi ubwo mwebwe huruturi ako kanya ufasha umugore wamuruturanye rero ubwo sinanga ubundi zirafasha ubwo naza zicungusa ubundi ubwo nizivamo ubwo ntago zamenetse ibyo se bihuriye he n'inzu twishyuye nawe by'inzu ntago bikureba kandi narishyuye ntago bindeba uradusubiza cyangwa se abatubirukane basoka hanga bagende inzu ni mwebwe wowe inde nande wowe kandi turabona mwayo inde nande wowe mwayobye ese Manu hano abama aha twarahishyuye tuhamazemo hano harimo abantu aracyarimo n'ukundi kwezi urareba iyi nzu ukabona ari ikiro cy'umunyu we ku buryo ujya kuvuga gutyo none se uzi twarayishyuye angahe mweyeshyuye angahe yagaze agaciro k'amafaranga angahe Manu wavuze siwe twahaye amafaranga bakwishyuye amafaranga angahe angahe yari 200 200 ku kwezi ku mezi abiri ku mezi abiri boss kwezi ku kwezi boss hanyuma ari amafaranga ari amafaranga baguhaye ari he materiel technique iki ibikoresho by'ikoranabuhanga boss ikoranabuhanga ry'ikizi wabijyanye ibyo bikoresho hanyuma mwe harya muravuze ngo mwarayishyuye urareba mukabona iyi nzu ihagaze 200 se kwezi niyo twishyuye twishyura amezi 2 ahubwo rero twibazaga ni gutiza ari yanyu kandi twarandikiranye n'uyinza akayiduha dufite inyandiko ufite inyandiko Manu okay injira mu nzu Mihenzu oya amafaranga yehe mata injira mu nzu oya amafaranga yacu umva gushaka w'ikikondi ubahane injira mu nzu uvugana byinshi n'umurwayi ako urashaka iki wewe injira mu nzu rekura wende kuri umugore none se mama savanze ntwara agakapu kanjye kari mu cyumba kinini wandaya washanga kubanga yinzu niyo wa Mungu muri kari mu cyumba kinini hari ya ruguru oya buretse kumusoma mu cyumba kinini kure tuvugane usanga umugabo wawe papa sava injira mu nzu wowe yanadufunguriye icyumba injira mu nzu nta kibazo agarara ngaha mwarumvikanye barakwishyuye indukiro urebe hariya ngiki gisambo cyanyu sibyo genzo ni yanjye nubatse nagiye kugenda mubwira ko uko yabibabwiye nibyo sinzi niba yaranabibabwiye simbizi njyewe mfite umwana umwe sava hashize imyaka 15 twe tugiye gushaka urundi rubyaro tumubwira ko tugiye amezi 3 n'umukobwa mukorana ntabwo twamwohereje mu rugo mubwira sigara ku rugo tumusigira ibyo kurya utwitire ku rugo wari ushinzwe iki hano guseriva n'isuku n'ubuzamu useriva nde nako ni ubuzamu boss namubwiye ko aguma hano agakora ubuzamu n'isuku by'iyi nzu ntago bigoye rero reba hariya aho bafungurira ni hazima iki ni igisambo cyanyu ni mu kijyane ku murenge muzane daso mutware ibintu byanyu hanyuma azabishyura amafaranga abanza ze ko sindajya hemwe none se boss turabikemurira mu nzu cyangwa ni ku murenge bavuze ngo mujye ku murenge none se ntago wumvise umurenge wewe muramuka mutinze ndababwira ngo ni sheri jyana nawe ngenda kanje mu nzu ujye gufata ibintu korikira mu nzu ngenda twarishyuye amafaranga acari genda batatwariye shari reka mbe ndagukubitira fashu y'unguyu mwere wawe urajya hano ntabwo ndabakubitira hano inzasanda zishwanyura
ndavuze ngo ibi bintu mubikore mu mahoro no mu mutuzo n'umutekano. umva sheri kurikira uriya uyu uramufatira iki Kurikira uriya ujye kumureba. utebuke kandi uzane inzego z'umutekano hano ntabwo nsohoka mu gipangu bafata ibyawe nawe ushinga cyane ujya iwanyu yakarakata gafoto hotesa ntakumena ubwo umuntu arubaka mukaza guturamo muri iyi misi Papa SAVA